murakoze cyane. Mbere yuko tugira icyo tuvuga nagira ngo mvuge mukozi w'Imana chance uratwubatse. Imana yacu ni nziza cyane. Nari nicaye hariya ndimo kumva ubuhamya bwawe, ndavuga nti umuntu wese waba uri hano avuga ati nanjye bingereho, aho byavuye haracyari n'ibirengeje ibyo. Amen. Mbere yuko tugira icyo dutangira kuvuga, mumbabare munyihangane ndagira ngo nsenge. Nakiriye agakiza mu Cyongereza, so ndasenga mu Cyongereza. Father God, we come before you in the name of Jesus. There is no any other place we can go knowing that we are loved, we are not judged. Father, we thank you and we glorify your name for this opportunity as we are standing before your sheep, before your brethren. Father, this is not something we are taking for granted. As we decrease, you increase in us. With the power in the name of Jesus that you have given us, at the sound of the name of Jesus, I stand against any hindrance, any stronghold, any unbelief that is right here. I rebuke it, I uproot it in the name of Jesus. And the Father, I speak peace in this home. I speak peace in this room. I speak understanding. As we speak, oh God, none of us, but you speak through us. Give us connection with your people, with your children, right here in the room, outside in a tent, online, and even other people who would be watching this video in the future, in the name of Jesus. Father, it's for your glory. We give you praise, we give you honor, and everyone say amen. Nitwa Jafari Kitenge. Uyu ni umugore mwiza umhagaze hano, ni umugore wanjye. Yitwa Mami Colombe. Turubatse, tumaze imyaka 23 mu rugo. Haleluya. Imana yaduhaye abana 3 b'abahungu. Bose ni bazima barakomeye ngo mutahe. Reka nivugeho gato mbere yuko mpa umufasha wanjye nawe agira icyo ababwira. Nk'uko nabivuze nitwa Jafari. Navukiye mu Nyakabanda munsi ya tapi rouge. Yeah. So imyaka myinshi yanjye nkura nabaye inaha, nize kuri college Apakope, ndakomeza niga mu Ruhengeri muri interna, nabaye inangaha cyane kugeraho naje kujya mu mahanga, aho naje no guhurira n'umufasha wanjye. Nkaba nkomoka muri famiye y'abayisilamu. Niba navuga ibisekuruza byanjye byose, ugiye usuba inyuma ku bisekuruza 5 cyangwa binarenga, bose n'abayisilamu. Urumva nakuriye mu muco wa Kiyisilamu. Narasengaga rimwe na rimwe uko mbishoboye, hari n'igihe byabaga bigoye ariko naragerageje. Hari igihe cyaje kugera mfite imyaka 15, umubyeyi wanjye nari nzi ko ari we papa arambwira ngo uri kinyendaro ntabwo uri umwana wanjye. Ariko ibyo ni ibindi by'ikindi gihe ntabwo mbijyamo cyane. Gusa ndabivuze kugira ngo wibaze icyo bikora ku mutima w'umuntu no mu bwenge bw'umuntu. So nahise mfata iyindi nzira itari nziza, ariko mbaho gutyo. Ariko nza kujya kureba nyogokuru wanjye ubyara mama, ndamubaza nti ibi ni ibiki. Arambwira ati ndakuzi, narakubonye uri gukura, uri umugabo, genda ubeho nkaho uri wenyine kandi uzabibasha. Byaranyubatse.
ubwo ndakomeza gutyo and naje no kunyura muri jenoside nabyo ntago byari byoroshye. Ikintu nababwira byo kuri jenoside ntabwo ndimo kubabwira bino bintu kugira ngo mungirire imbabazi, ndagira ngo mbabwire gusa murebe icyo Imana ikora kugira ngo nawe bikubake. Narokotse jenoside, kimwe mu bintu navuga kubera igihe kuva itangira irangira nari ndi mu Rwanda, ndi guhunga ngi Burundi, haraho nageze Igitarama, baramfata bankura mu modoka nari ndimo, barankubita banyambika n'ubusa, bansaba ko nicukurira imva bari bumpambemo. Ndatangira ndacukura, nkajya njya no hasi ngo barebe ko ndi bukwirwamo, nkahaguruka bakavuga ati hoya ntabwo irashya, komeza ucukure hariya. Ikintu cyankishije ni imvura. Imvura yaje kugwa, interahamwe zose zirirukanka ngo zigiye kwanura imyenda yabo, ntago nari gutegereza ko bantumira ngo genda. Nahise nirukanka ndahunga. Mubyibuka ibyo bintu, mumenya aho iby'Imana ikora. Nyuma yaho rero ubuzima burakomeza, nza kugenda ngera mu Bwongereza. Mbere yuko njya kure, nibutse ko umufasha wanjye ari hano, reka nawe agira icyo ababwira. Pastor Bob yambwiye ngo ni freestyle. Freestyle meaning shobora kuvuga Icyongereza, shobora kuvuga Ingara, ndagerageza mu Kinyarwanda. Nitwa Mami Ingabire, nkaba ndi mudamu wa Jafari hano, my handsome man, Imana yampaye. So background yanjye is totally different na Jafari. Ngewe navukiye Kinshasa. Banaki, yes. Navukiye Kinshasa, mvuka mu muryango turi bane. Actually my two sisters are here. If you can wave. Yes, thank you for coming. Mama wanjye aradukuza as a single mother. But I also had the other side of my father. Kwa mama wanjye ambya akiri mutoya cyane. I never lacked love, both sides. Yeah. Turakura ariko nkurana na mama wanjye single mother utwereka uri umugabo, tu prends toutes tes décisions, ugomba kwirwanaho. Hatukuza neza mu rukundo rwinshi ku buryo nobody knew ko turi aba step sisters cyangwa step brother. We were so united. Ibyo ndabishimira Imana. Turakura, ndakura, turiga, tugera igihe cy'amateka, kwa twe twari muri Congo, u Rwanda turataha, kwa nari natangiye université, mama anuma Uganda to study there. Ngenda Makerere, ndiga, ndarangiza degree yanjye, ndi Makerere. Ariko kuba ndiyo, kuba nari nafite bourse yo mu Rwanda yo kwiga Makerere. At that time it was easy yo kubona visa yo kujya mu mahanga. Sasa kuba nakuze n'umumama uri a single mother who knows how to work and yanyigishije kwirwanaho, and we used to help each other. Ikintu nakoraga while I was a student, nasabaga visa yo kujya mu Bwongereza. Pendant juillet kugera septembre nkajya mu Bwongereza nkakora. Twa dufaranga nabonye nkaguramo imyenda nkaza gucuruza Makerere University. So nkaza gucuruza dukeya, nkafasha mama, nkafasha aba sister, tugakura gutyo.
So mwumve, I had that spirit of knowing how to stand by myself. Turimo kugana hano. So the second time when I went there, and ndangije my third year, ngiyayo kwa navuga let me go. Nari mfite umushuti wanye turajyana tujya mu mugi bita Oxford, kwa hari undi mushuti wa twari tuzi hariya twakoranye Kinshasa, adufasha kubana nawe, aduha chambre tubaho. Muri icyo gihe ndimo gukora niho naje guhura na Jafari. Nagiyeyo mfite aller retour tike yanjye, ndangije amasomo, mama arantegereje, yamaze no kumpangira abantu bashobora kumfasha kubona umurimo. So ngiyeyo cyane kandi ndi first born. Yeah? Mama yishimye. Uzi kugira abana umusingo mother wose abashaka ko abana be batera imbere batazavuga ngo abana wa mugore. Yeah? So she's so hoping, afite expectation is very high for me. Ngezeyo, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment je vais dire ça. Yes. Heureusement. Jafari. Jafari arambona. Yes. Mama was disappointed a little bit for a short while. Ariko ibintu birahinduka. So maybe ushobora kubabwira ukuntu how you notice me, you know. Bagabo b'Imana muri iyi nzu, wowe urabona umubonye wabigenza gute? Nakoze ibyo umugabo wese yakora ko ntari impumyi. So umushuti wabo wari waramwakiriye, twari inshuti. Arambwira ati mfite abashuti bari hano kandi wowe ukuntu nkuzi twari tubanye neza. Ntabwo yari kumbwira ibyo ngibyo tutabanye neza. Arambwira ati hari umushyitsi mfite hano kandi wowe ndumva hari ukuntu mwakumvikanaho gato. Ndavuga nti nta kibazo, wowe mbwira nzaze murebe. So barantumira, ariyaranja ariko atabibwiye mami. Ndagenda ndamubona ndavuga nti wow, you can say that twice. Oh, you don't get it. Ndavuga nti wow, ibintu wambwiye nibyo koko. Nanje ashaka kumbwira ibintu bibiri, ndamuyanoya hagarara ku ruhande. Ibindi ndabyikorera. Kudraga gusa ndabizi. Nari mwisi, ibi byose tubabwira ntago twari twarakijijwe. Twari mwisi. Nubwo rwose turimo kubivuga, GI, don't do it. This is not the best way. Okay. So ndamureba, ntangira kumuganiriza nk'ibyo umuhungu wese yakora. Hanyuma rero nza kumenya aho akora. Hari ahantu rero yakundaga guca avuye ku kazi. Nge nabaga narangije akazi, nkapima amasaha ageze neza yuko ari buve ku kazi. Nkagenda nkicishaho, nkamubona avuye ku kazi, nkahita mpagarara nkamuha lift. Umunsi umwe rero, ku munsi wa gatatu nari mbikoze, imvura yaragwaga nyinshi koko. Ndamubona arimo kunyagirwa, nta n'umutaka afite. Navuye mu modoka mpita mfungura, ahita yinjira mu modoka. Ndamutwara, ndagenda tugeze mu rugo. Uwo munsi kubera ukuntu ngira ngo namufashije, yarambwiye ati ngwino basi mu rugo dusangire n'icyayi. Aranyemvita mu rugo. Muri nyuma ndavuga nti yes. Ndinjira mu nzu, dufata icyayi, turaganiraho gato. Ndamubaza ntese ukunda gukora iki? Arambwira ati iyo utakoze uba uri gukora ibiki? Ati ntacyo, nta bintu byinshi mfite. Ndamwemvita, tujya muri restaurant, tuza kujya muri filime. Ariko anyihanganira, hari akantu gato ngiye kuvuga. Umunsi wa mbere tujya muri filime yarasinziriye. Yarananiwe, yari filime ndende kandi
kuri we yari filime ndende cyane, ariko ngiye narebaga filime impindukiye mbona yasinzira, ariko nkajyamo ukuntu ari mwiza nkavuga ni wow, nta kibazo, nabyo ni byiza. Turataha nk'ukuntu nabivuze, twari mu isi, turakundana, ibintu birakomera, kubera ko twese twari dukuze, twari tuzi icyo dushaka. Ni ukuri mu mutima wanjye naramubonaga nkavuga nti uyu ni we tuzabana. Sinzi we uko yabibonaga. Hakaba rero hari umuntu bagendanaga mbere yaho, yahoraga amuhamagara amwinginga ngo basubirane, kubera yari yaramubwiye ngo birangire. Ariko nkavuga nti ariko uyu mugabo ntabwo yumva, arimo kuntesha umutwe kabisa. Mutima wanjye urajya uzamuka umanuka, ibi bintu ntabwo ari byo. None ndavuga nti kama mbaya ndabwira nti ariko mami wamubabariye. Nashakaga ko avuga ngo hoya, ariko nashaka ni nko kwakunda ufata temperature y'umuntu. Nashaka gufata temperature ngo menye aho ahagaze. Ndavuga nti ariko wamubabariye. Aravuga ati no, anavuga gutya n'iringana n'ibifaransa byinshi cyane. Mu mutima nkavuga nti yes, ntumubabarira kabisa. Mitambona yuko kabisa wa mugabo nta mahirwe afite kabisa, niyigendere kabisa. Urukundo rwacu rurakomera kabisa. Urukundo rwacu rurakomera. So urukundo rwacu rurakomera kabisa. Ukuntu nabivuze nyine twari mu isi, nubwo gose twatekerezaga ko tuzakora mariage, ariko aza kugira umugisha hano mu nda. Byaradutunguye rwose, ntabwo tuzi ukuntu byagenze. Guess what? Abantu bari hano nijoro nibo bonyine bazi guess what. So byaradutunguye nk'ukuntu nabivugaga rwose, tubura ukuntu tubyifatamo, ariko turavuga tuti icyiza nuko twakundanaga kandi twari tuzi icyo dushaka. Hari ikintu cy'ingenzi ngira ngo mvuge hano, kubera yuko wumva yuko uri ready kuba warongora, ntibivuga yuko ugomba guhita urongora. Just because you are ready, you feel you are ready, but you are not. You can be honestly ready but sincerely not ready. Nizeye ko bisobanuye. Ntabwo twari twarateguwe urugo, ni ibintu bishyashya twari tugiye gukora. GI, don't do it, not this way. So ubwo ngubwo rero turavuga tuti turakundana, ndi umusiramu, nawe ntabwo yari azi aho ahagaze mu kwemera kwe, yari nominal Christian. Hanyuma rero turavuga tuti reka tubwire ababyeyi. Nk'ukuntu nanjye twatubuwe, twari kuri fast track. Nk'ukuntu rero natwe twatunguwe, turavuga tutereka natwe dutungura ababyeyi. Tugomba gusangira. Twari abana beza cyane. So tubwira ababyeyi rero natwe tuti turashaka kubana. Mama aravuga ati bije bite se, uwo ninde? Mubwiye izina ati ntabwo ari umwisilamu. Reka rero mbabwire ikintu kimwe, mu basiramu, abagabo b'abasiramu bemerewe kurongora umugore utari umusiramu, ariko agomba kuba yizera ko hariho Imana. Ariko umugore w'umusiramu kazi ntabwo yemerewe kurongorwa n'umugabo utari umusiramu. Hari impamvu, ubwo tuzabijyamo nyuma, Imana niduha amaboko. So nari mbyemerewe ku ruhande rwanjye, nta nduru nyinshi zahabaye, ntago bari ibintu bari bishimiye, ariko byarabaye. No ku ruhande rwa mami rero, reka rero nawe abivuge. Ntago yari inkuru nziza, first of all, kubera
ukuntu nababwiye nari ndangije amashuri, mama wanjye afite expectation nyinshi kuri ngewe, azi ko nagiye juste pour 3 mois nzagaruka, ariko ndamuhama byarananiye kumubwira, ariko icyo nari nzi cyo byabaye ngomba gufata responsabilité. Ndashimira Imana, nshimira n'uyu mugabo ko ntabwo hari abantu bose babyemera. Yarambwiye ndagukunda kandi ndashaka kurongora, so birananira pe, ntangira kubesha mama ko yambazaga kutagaruka. Ndavuga no, hari course imwe ya informatique nshaka gukora, comme ça mbona iyo certificat nzagaruke ndi well package. Okay, uzayikora se bisingaye? Ndavuga un mois. Ubwo ndimo ndashaka ukuntu byananiye, ntaryama ku buryo na ya malaise umuntu agira ya mbere nayo numvaga hari ibindi numvaga binteye ubwoba. So malheureusement je crois nago yaje, nashatse kwaza tantine Françoise, n'umutante wacu, not by blood ariko yaradukujije nk'umutante kabisa. Ndamuhamagara kwa nanzi ko aganira na mama ibintu byose, kandi uyu mutante nta rubyaro afite, elle est seule. So ndamuhamagara ndamubwira, tantine Françoise ibintu bimeze gutya. Go ngo qu'est-ce qu'il dit? Je dis non, ashaka kundongo. Ndavuga n'umwisiramu ufite umwana, agwaye umwana, ngiye nta mwana mfite, n'umwisiramu, tuzamusengera, don't worry, nzavugana na mama. C'était comme ça. Ukuntu yavugishije mama sinzi, ariko ambwira ngo no, navugishije mama ari okay, mvugana. So tuvugana na mama, ubona nyine atatishimye cyane, ariko ari fully supportive, fully. Okay, so aravuga okay, sasa naguru wanjye ngenyine hari yindi side nabo tugomba kubabwira. Tubwiye my side of my dad, kandi ndabyumva pe. He ni umuntu usenga, very deep in the religion. Aravuga ngo no, ngo ibi kabisa umwana wanjye mwisilamu, no, pas du tout. Ibi byose ntabwo bari bazi ko mami yabonye umugisha hano mu nda, ntabwo bari bazi ko atwite. So warabyanga, but famille ntabwo ari umuntu umwe, mfite abandi batante. Mwibuke ko nababwiye I was loved both sides barankunze. So I have an auntie who we are very close, niwe waganire n'umuryango wose kote papa, and to cut the story short, baremera ubukwe turabukora. Ubukwe bwiza cyane mu Bwongereza, abantu benshi kandi ntazi, which I always tell him, why do we spend all that money abantu tutazi? But again, ni immaturity. Sometimes you don't know, nagufite ya umbrella nziza, guidance, you are not prepared. But we had a very lovely wedding. After like 2 months, I gave birth, ndabyara, and we entered another phase now. Mwibuke, Jafari we yari rasanzwe aba hariya yiga na kure, yari nka 1 hour by coach cyangwa by bus, London. Akora en même temps le weekend. Ngewe ndaje n'umushuti umwe gusa nzi, nta bantu nzi. I was supposed to go back, I'm not going back. Umwana araje, ibintu bibaye byinshi. What am I going to do now? Ntago nzi n'ahantu. Ndibuka ahantu umunsi umwe nagiye kwa muganga niyandikishije, ahandi uri enregistra ukajya kwa muganga. Jafari yagiye ku kazi, arambwira ni hano
ugende barahoza gusuzuma byose baguwe fish byose. Okay, imvura itangiye kugwa ndiryamira nabwo reka imvura ihite ndaza kujya kwa muganga. Après une heure ndagenda. I had an appointment here but it was raining, now I'm coming. Umwongereza akaraga amaso ngo what? Yes, I have an appointment but because it was raining I couldn't come, now I'm coming. So nimvura yaragwaga umwongereza ngo uje late kubera imvura yagwaga hano c'est normal. Anyway, nari totalement blue mu bintu byo kuba hariya, and it started frustrating me slowly by slowly. Umwana araza, ntago yatinze araza, biraho nta muntu ufite kumfasha, ibintu byose uragugolinga. Ndibuka kwa twari ufite umwana urira cyane, mais je crois c'est parce qu'on n'avait pas d'expérience. Arira we naryame uyu akabyuka ajya ku kazi nkirirwa nawe cyangwa kwiga, nkirirwana n'umwana ibintu ntazi. Umunsi umwe mamagara mama wanjye, ndarira ndavuga mama, niba nta n'umunsi umwe nakubwiye ko nkukunda, reka mbikubwiye ndagukunda. Habaye ikisi nabi, no je t'aime maman, je t'aime. Ndarira kubera iki? Kwa ibintu nabonye ni byinshi hahandi ukura. Moi je ne savais pas que mariage c'était ça. Nandi ko mariage ninji ahantu, the man has to take care of me, you know, de princesse, ibintu byose biraho agiye ku kazi ariko anyiteho, nta byo kubyuka ngo ngiye guteka, ngiye gukora ibi. It was just too much. Nkareba ubwo amanuvele y'abashuti banjye twarangizanye nabo, babonye akazi hano, barimo gukora iki, bazamutse. Oh my goodness, stress iratangira gahoro. Kandi iyo stress nta wundi muntu ufite yo kubitura, this man. So yes, araza akava ku kazi, akaza agasanga nananiwe. Yesu we, umuriro ukaka mu nzu. Ubu tufite akazu gatoya muri UK, Apostle, it was 1 bedroom studio. Ugakata gutya ni toilet, ukakora gutya ni cuisine. Babwire kakano umujinya wuzuye mbona ukuntu anyici ubuzima. Ngewe umukobwa wize makere, icyo gihe makere yari number 1. Nkareba kandi ubwo we murusha amashuri, ubwirasi bukaza sasa. Ubwirasi bukaza, ngewe na Nyamiramo nayo narinzi, navuye Kinshasa, Escale, Kampala, Londres. Nkabona se nkumva sasa ya kole mujinya wose, nkabwa it's because of you. Wagira ngo yamfashe ku nguvu. hari igihe yagomba kubyuka mu gitondo ajya ku kazi. Ubwo twaraye ku Jojo, uwo mwana wa mbere nkama 5 umwana nyine hahandi igitotsi cy'umwana kiba kiri deep, kwera kare akazu gatoya akabyuka akajya gushiraho keto y'icyayi. Keto sasa igasakuza, mwana akabyuka. Umunsi wa mbere turabishwanira, wakabise ndajya se ku kazi nanyoye ikawa cyangwa uyaranje iriya keto idasona.
babwira ukuntu wabikoraga sheri. So niza amayeri yo gufata keto, nafataga keto munsi nkashyiraho eswime, nkayishyiraho kugira ngo kubera ko yabaga yicaye kuri bois ku rubaho igasakuza bikajya no muri mu icyumba cyacu cyari kiri inyuma ya cuisine. So ni amazu nyine y'Iburaya ya triplex. So hanyuma rero nkashyiraho eswime munsi ya keto, nkayireba gutya nkayitegereza. Uzi ko akundi keto irangije ka kantu kazamuka ngo tik kagasakuza, nkayitegereza. Nari nzi kubara iminota. So narayitegerezaga mbere yuko kazamuka nkaba nagakubiseho, nkahita nyikuraho. Nyuma nza no guhindura keto, ariko ntabwo ari ibintu byari byoroshye cyane. Urwo buzima rero narazaga ngasanga arababaye kandi yiriwe mu nzu ntasohoka. Wa mugani ubwo nanjye ndimo kwiga ndebe ko nanjye nabona iyo degree. Nawe akandeba akavuga ati uyu muhungu utarize ibyo ngibyo byose, nanjye nkaza ko nta experience nta n'ibyo mbona, twese turi mu mubiri. Narangiza nkabona nkavuga ntese wigize ibiki wowe, ibi ni ibiki? Noneho umuriro ukaka. Mu magambo make ibintu byaje kuba bibi cyane, bigeraho tubona ko kubana bitagikunze. Twumvikana yuko ninjye wabizanye, ijambo divorce ninjye warizanye. Twumvikana yuko tugiye ku divorce. Numvishe mbabaye, nari mfite stress, birambabaza cyane, ariko muri nge nkumva ndacyafite ingufu. Nawe narayibonaga ko afite ingufu, ariko pride, abagabo tugira ego. Abagabo tugira ego, ikintu kimanura hasi ni ijambo ry'Imana no gukiranuka. So bigeraho ubwo atangira kwigunga, nanjye nkigunga. Apostle njye nibwira yuko umwana yariraga cyane kubera agahinda kari mu rugo. Naje kubibona nyuma yamaze gukizwa. Nibwira yuko nta mahoro yarari mu rugo. Umwana yaduhaga message ariko ntabwo twabibonaga. Noneho bwira mugenzi wawe iti Imana irakomeye. Rimwe ndababara cyane, nsohoka mu nzu. Sinari narabonye ko nari nambaye na sandare n'Iburayi ukuntu hakonje. Ndagenda ngiye gukora marche. Nageze ahantu kure, sinzi n'ukuntu nahageze. Nari nambaye n'ikabutura kabisa. Narabyutse nareba ubuzima, ndavuga ni ibi ni ibiki koko. Ndavuga ni hari ikintu kitameze neza. Nsohoka mu nzu ngiye muri marche. Twari tumaze kugacishaho. Iyo umuntu aza kudusura yari kubona umwotsi uri kuzamuka hejuru y'inzu. Twari tumaze gushwana. Noneho ndagenda mvuga ngo ngiye gufata fresh air, bya bindi nyine tuvuga i Buraya. Ninahangira ngo so ndagenda ngeze ahantu, nza kugera ahantu bagurira ibikoresho by'ubwubatsi, sinzi n'ukuntu nahageze. Kweri iyo mbitekereje mbona ari ahantu kure cyane, ntago nari nabigambiriye. Noneho ngize gutya, hari ahantu hari agakontineri bagurishaga icyayi, ibintu bya breakfast. Hari mu gitondo, hari umugabo w'umuturke w'inshuti yanjye witwa Murat, arampamagara. Ndamwitegereza, ndamureba, ati ngwino hano. Ndaza angurira ikawa, turicara dutangira kuganira. Aranje arandeba arambwira ati ndabona utameze neza. Ndamubwira nti no sava nta kibazo. Aranje aravuga ngo it's your wife, isn't it? Ndamubwira nti no my wife is fine. Yarazi na mami. Aranje arambwira ati reka nkubwire, nubwo rwose urimo kubihakana ariko ndabibona ko ari umugore. Reka nkubwire, don't divorce. 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 Don't divorce.
ni umusiramu yari yaradivorishije, arangije arambwira ati ntuzadivorce, ati ni bibi cyane ndabyicuza, ninginze umugore wanjye ngo dusubirane ariko byaranze, ntudivorce. aranyinginga kabisa, arambwira ati ndakwinginze ntudivorce. hagati aho ngaho muri bwa bwigunge navuze, mami nawe arimo kuvugana n'umutante we. mami nawe yavuganaga n'umutante we, mushiki wa papa we, nawe baraganira cyane, aramuririra, nawe aramubwira ati ntubikore, ntudivorce, ibintu birashoboka yuko ibintu bishobora kumera neza. noneho rero kwa kundi abantu baba bari mu mubiri biyemera, ndaza mu rugo nahinduye ko ntagishaka divorce kubera wa mugabo. uyu nawe yahindutse ariko ntitubivugaho, ntabwo tubivuganaho, turi kwiyemera twese, turi ya kavuga ati nge ntabwo ari njye ujya kubivuga, ndaba nicishije. oya, tubaho gutyo nk'intare tutabivugaho. noneho ubwo mu magambo make narindi nkaha, kubera hano hari harimo rya jambo divorce, noneho nkajya nirengagiza nkagira gutya, nawe akajya aza akanyegera, turasubirana. ikintu cyatwemeje ko twasubiranye hari umwana wa kabiri. ubwo umwana wa kabiri araje, ibintu bitangira kugenda ya mahana bayagabanutse, bya bintu byo gushwana biragabanukaho gatoya. ariko bavandimwe, ikintu nababwira nuko muri ibyo byose twanyuragamo, ngewe ku giti cyanjye naje gusanga yuko ibyari biduhuje byari bifite agaciro kanini kuruta ibyadutandukanye. ibyari byaruduhuje byari binini, ndabireba ndavuga ni ntabwo twaha agaciro ibingibi bitoya, reka twubake. kandi nanone tuza kuganira twibuka ukuntu ku ruhande rwanjye ntabwo bifuzaga vraiment ko narongora mami, nawe hari uruhande runini batifuzaga ko byagenda uko. kandi mu by'ukuri papa wa mami ndamwumva, nanjye iyo nza kuba papa we ntabwo nari kwemera yuko umukobwa wanjye arongorwa n'umusiramu. urumva rero kuba tuzi ko dushaka kubaka byaradufashije cyane, dukomeza kubaka. ubu rero tugiye kujya mu kindi cyiciro cy'agakiza. byatangiranye na mami. Vas-y. Hallelujah. So icyo gihe nyine ndibwira ko ari Imana yatuvizitse through my auntie and through that friend who is even a Muslim ariko divorcé. Kubera Imana ishaka kugeraho yaca ku kintu cyose, umuntu wose hari uburyo bwinshi Imana ica kugira ngo ikugezeho ijambo ushaka kugeraho. So twabonye ubuntu bw'Imana, ndakalma, ntangira kumva now I have to do everything to make this work. I don't know how,
but I have to do everything. Kubera d'abord ntago nashaka kumva ko j'essaie quelque chose. Muribuka ko kuba wa mwana w'umusingle mother, everything I had to work. Nari mfite icyo kintu. So I said I have to do everything to make this work. Nari nzi Imana apana ariko ya personal relationship. Ya mana umenya kubera ujya Sunday ukagenda gusenga wumva utananiwe cyangwa wavuye muri boîte de nuit ugashaka mana wereka ngiye gusenga Imana imbabarire ni yes so urumva nari nzi Imana nanzi ko Imana isubiza, but I didn't have a personal relationship. So muri ubwo nangira gushakisha numva mfite voids, ntafite umuntu ushobora kubibwira, and I used to hide it to my mom. Nawe nashaka kubabaza mama wanjye nkabihidinga, ariko nkavuga se ndabibwira ndi par la tante, ibindi nkabihisha shaka kwereka ko bimeze neza, ariko ntangira kuganira n'Imana. Nkavisita ama church once in a while, nkagenda nkasubirayo ngashiramo uturirimbo, but slowly as I'm searching God was revealing himself to me. Haza periode imwe Jafari ngira ngo kwera izo stress zose tusa aza kurwara umugongo. Arwaye umugongo akazi karastopa, very bad, akazi karastopa kabisa. Fitu tubebe akazi nako, how do we do, where do I go? Nangira gushakisha Imana sasa, nkarira Imana. Praise God, umugongo we nago watinze, ariko kwa umurimo wako yakoraga warunaniza cyane. So he had an idea n'umushuti we umwe wo gukora kuzana projet imwe hano mu Rwanda, gukora business. So muri icyo gihe bazanye ino nguma ngenyine, I think yari amezi 3 n'igice 3 ya kwera ndi mu rugo n'umbebe wa kabiri, nkatangira gushaho za stations, TV station za godly, tangira gukurikira, nkabona abantu, ngakurikira isane, nka visit church, no it's boring, nkajya kuyindi nk'ibyo. Nyuma umunsi umwe ndi mu nzu ngenyine, I can't recall which pastor was it, ariko ngira ngo nubo muri America. I was watching. Yeah, I think it was TBN. Ndimo gukurikira. Numva ijambo ba preaching iramfasha. Ndavuga God. Ndafukama musalo kagasalo gato, ndafukama. I said, if you are real, I really want you. Come and save my marriage. But nyuma vers la fin du programme, où preacher aravuga, whoever want to receive Christ, repeat this after me. If you're saying your salvation, I repeated it. Ngenyine muri salo. Tagenda, I didn't feel any difference. But ndaryama. Le lendemain, 2 jours après, yari dimanche. Nous go to church. I said, which church? I've visited all of them. They are all boring. Which church? Numvango, yeah, indi, really boring. That's the one I want you to go. I'm like, gosh. Bas, shirabana modoka, turagenda. Tugezeyo, ndinjira. The boring church became a very good church. Very good church. Until now, niho njyana bana, niho nsengera. Until now, that's the church I go to when I'm not here. Bas, ndicara, nkajya nicara imbere. Uzi ahandi abantu baza bakicara inyuma. Nge nari first chair, first row. So, ubwo turatangira, ndakurikira, mba involved. Those are 2.5 months, he's away.
But God started changing me. Changing me. Changing me hahandi ngewe. Nditonda, but I can give you something small that will break you slowly by slowly with my mouth. That is very true. Hakwerekako you are nothing. That's mommy, old mommy. Hakwerekako you are nothing. Ariko Imana itangira kunyereka. And then hari giterane cy'abagore just before he came. Icyo giterane, I think, if I remember, the title was the title was of the conference y'abagore ngo running with heels. The girl said, do you have to wear heels or what? No. It's yes. So we went, and then kwera nari natangiye kuryoherwa n'ibintu nabonaga na transformation yanjye, isengesho ryanjye buri gihe hahandi bavuga abantu bafite prayer requests. My prayer request was this man. Mana, reveal yourself to him. Reka kumenye. I've seen how you are good. Ubwo ari mu Rwanda. So uwo munsi ngiye imbere ngo bansengere, umuntu wansengeye yari part of the team baje. She used to be a Muslim. Ndamubwira umugabo wanjye n'umwisilamu, twarongoranye gutya na gutya. I want you to pray for me ko aza mu gakiza. Aramfata amaboko arambwira, don't worry, I used to be one. But we're going to pray. The same God, wa wundi yampinduye ngewe azahindura umugabo wawe. Aransengera, ansenge, arambwira ikindi ngiye gusengera. Ndashaka ko wakira umwuka wera. Anshiraho amaboko, she prayed for me, ntangira kuvuga mu ndimi, ndagwa. Hagumana nanjye, she was really good. Agumyane nanjye arambwira ngo sasa ngiye kukubwira ibintu. Arahari, ndavuga no, azaza vuba, nawe uhari, ariko azaza. Ngo okay. Sasa mbere kwaza buri gihe hari isengesho ngiye kukubwira, uzajya uvuga buri gihe, ugende ku musego we. Ngiye kugwa amavuta, twazanye amavuta hano, ujye usiga amavuta wature ku musego we buri gicuku every day. Nigihe azagaruka ujye wiyaranja mbere ko aryama, ujye kuri uriya musego wature aya magambo. That's what I did. Amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana rirarema. So fast forward, reka ababwira ukuntu yaje asanga ibintu ukuntu bimeze. Naragarutse mvuye mu Rwanda n'ibintu naye naje gukora. Umuntu twaje gukorana yaranyogoshe. Njango yaranyibye, yanyeretse umujyi kandi ari nge wamuzanye mu Rwanda. Ariko nanjye nararangayeho gato. Ibyo ni ibindi. Ngarutse rero ngeze mu rugo, ngira ngo nari nayobye, nari nibeshye urugo. Nabonye undi mugore pe. Nasanze mami yarahindutse ari ubundi bundi. Nge rero sinabyumva, kubera yuko nk'ibintu yavugaga n'umuntu wawe kabisa ashobora. Lord have mercy. Sinzi ikintu cyabaye, nta nubwo cyari ikintu kinini cyane. Ngiye kumva numva aravuze ngo I'm sorry. Ndamureba ndavugane, are you okay? What did you say? Ndavugane, ya navuze ngo mbabarira. Wowe wavuze ngo mbabarira. Ndavugana, uyu ntabwo ari umugore wanjye. Ndibazane hari ikintu ari gusaba se biranyobera. Ya
none ndavuga ni ibi bintu ntabwo ari byo, ariko nkareba n'uburyo n'inzu imeze nkumva mfite amahoro mu rugo pe, ariko ntabwo narinzi ibyo ari byo. Nibi bintu by'ukuntu yansengeraga ntabyo narinzi. Noneho onkle wanjye tuza kumva yuko yari umushehe, ndumva atari ngombwa ko n'amazina tunayavuga. Hanyuma aza kuba born again, yakira agakiza. Kandi nawe aba mu Bwongereza, ndabona iminota yagiye. Hanyuma rero ko yari mu Bwongereza, njya kumureba ndamubaza nti byagenze gute, ese aba bakristo baguhaye amafaranga byagenze gute, kubera iki wavuye mu idini, umuntu w'umushehe nkawe koko akora ibintu nk'ibi? Arangije arambwira ati mfite abashyitsi ntago twakwicara ngo tuganire, ariko hari ikintu kimwe ngiye kukubwira. Nutaha urebe umwanya waba ufite, waba uri mu modoka, waba uri muri salo, waba uri ibyo waba uri gukora byose, ndagusabye ugende wicare ubivuge bikuvuye ku mutima. Uvuga uti Mana nyiyereka umpe n'ingufu zo kugukurikira, gutyo gusa. Ndavuga ni ibyo gusa. Aravuga ati ya ni ibyo gusa. Iyo nabaga nasenze nari menyereye kugenda ugakaraba, ibyo bita gutawaza, ugakoza ibintu byose, ukajya hasi ukazamuka, ukajya hasi ukavuga icyarabu. None urambwiye ngo iryo ni ryo sengesho, kuvuga gusa ngo Mana nyereka umpe n'ingufu zo kugukurikira? Ndavuga si iryo ni isengesho nyabaki, ndabisuzugura. Kandi yarabizi. Nyuma y'iminsi birarambwira ati nari ngwamagara kugira ngo nkwibutse ko ndabizi neza yuko utabikoze, ndakuzi. Ndavuga nibyo koko ntabyo nakoze, wambabariye ukabikora wa mugabo. Ndavuga ntariko reka mbikore. Bikoze rimwe sinibwira yuko mbanza ntabikoze neza, ku buryo nabikoze nk'inshuro 5. Mbivuga inshuro 5 kugira ngo numve ko nabihamije koko. Yo bavandimwe, nyuma y'iminsi 3 nari ndyamye ndarota. Aha rero niho byugariye. Ndarota nari mu marimbi, nari ndyamye nubitsinda, nkumva hari umuntu uri kunkandagira mu mugongo ampagazeho, ari kunsindagira hasi. Nareba inyuma ngo ndebe uwo ari we, nkabona harijimye cyane, harijimye pe. Ariko nareba hirya imbere yanjye nkahari, nza kubona inzu nini yera, ubona ko ifite amadirishya, ariko amadirishya arangaye nta n'imiryango irimo. Noneho hari harimo urumuri rukomeye koko. Urabona nk'iyo ureba muri ririya tara, amaso yumva ushaka gufunga, niyo wasinzira wumva image ya rya tara rikikurimo. Urumuri rwari runini cyane kuruta ruriya, ariko nkanarebamo ntibimpumye. Noneho nkabona rwa rumuri ruri kuza runyegera. Muri rwa rumuri havamo umubiri w'umuntu. Nza kubona uko ugenda runyegera havuyemo ibirenge. Noneho hasohokamo ikiganza. Ikiganza kiri kugira gutya. Ubwo nari ndi nka hariya kevari, ikiganza kiraza kigera hano, numva ijwi noneho rirasohotse. Rirambwiye ngo stand up, come and follow me. Numva ngize amahoro, nashaka guhaguruka cya kirenge kikankandagira. Noneho ndishikuza n'ingufu, ndavuga ni oya ngomba kujya hari. Ndishikuza n'ingufu kugira ngo njye gufata cya kiganza, bitamva mu bitotsi. Nibwo naje kubona yuko narindi kurota. Mama arakanguka arambaza tumeze gute, ni amahoro? Ndamunya ningize koshemar. Niryo jambo ryanje mu kanwa.
numva afite inyota, ndagenda mfata amazi, nari nabizi ibyuya sinabyumva, ndagaruka nongera ndaryama. Uwo munsi rero hari kwa gatanu ku mugoroba. Ku cyumweru ubwo mami mbese aracyajya muri rwa rusengero, yakiriye agakiza, yaranabatijwe mu mazi. Nagiye no kureba aho yabatizwaga, nanafashe mikro ndamushima ko yabaye umugore mwiza cyane, azi kuvuga I am sorry. Imana iguhe imigisha. So ubwo rero yari yantumiye muri eglise yabo. Rimwe na rimwe hari ukuntu mu kwezi kwa gatandatu bakora ibyo bita International Day, kubera ko havanze harimo abirabura, abahinde, abazungu. Bakora umunsi wo kwizihiza nationalite nyinshi zitandukanye. Yari yantumiye rero ngo ngeyo, ariko aho ntabwo nzi yuko hari abandi bagore basengana mu rusengero kandi bansengera. Nagezeyo umuntu, abantu baranyakiriye, barimo kuvuga izina ryanjye, ndavuga nise nkamwongorera, nkamubwira ni who is that? Noneho na pasiteri we twari twarahuye, yaraje aranyakira, banyicaza imbere hahandi akunda kwicara. Ndicara, barigisha. Umuntu wigishije yigishije neza, arigisha pe ndafatisha. Aranje aravuga ati niba hari umuntu uri hano ushaka kwakira agakiza naze hano imbere tumusengere. Sinabwiye mami, nta kintu nakoze, nateye intambwe ebyiri mbandegeza imbere. Haleluya. Ubwo mami araza, ahistaza aranyonyomba, aranyegera, mfata hano. Ati qu'est-ce que tu fais? Ndomiyani, how does it look like? Ngiye kwakira agakiza. Aturabizi neza yuko nubikora utazasubira inyuma. Fia tangira gutinya. Ndamugira ni ndabizi rwose. Ndabyibuka hari ku tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu. Itariki yanjye y'amavuko yari ku tariki ya 5. Umunsi wacu wa mariage ni itariki ya 8 z'ukwa gatandatu. Byose ni mu kwa gatandatu. Mama arangije arambwira ati ndabizi nize kutarimo kubikora kubera kado yanjye ya mariage. Yarari kuvugishwa. Ndamubwira ni you wish. Ndamubwira ni oya ntabwo ari byo. Ndamubwira ni wagumye hano se ukampa support. Arahaguma, ubwo basengera abantu nanjye bangeraho, nakira agakiza, ndataha. Abantu benshi bakoma amashyi mu rusengero kuko ko bari basanzwe bansengera, nge ntabyo narinzi. Ndavuga ariko se hari ibindi nakoze atari ukwakira agakiza. Ndavuga uyu munsi ugomba kuba ari uwanjye, uwabasaba n'inzu cyangwa imodoka bayima. Tangije bigera aho ngaho, iyo barangije rero bajya gufata icyayi, ntazo we bafite ariko bajya gufata ka cyayi. Turagenda dufata icyayi, abantu bakajya baza kumobera bati karibu. Yewe nabonye inshuti nyinshi, na n'ubu turacyari inshuti pe. Noneho burya gukomera kw'abayisilamu ni ukuba mwifite muri hamwe, kuba ari nka community. Niyo mpamvu mubona yuko abasilamu bakunda gushyira hamwe, kubera ko no mu nyigisho za Isilamu nuko ahantu hose hari inzu 50 bahashyira umusigiti. Inzu 50 zegeranye bahashyira umusigiti. So n'abantu bakunze gushyira hamwe bagakora community. Ni byiza kabisa. Noneho rero no mu muryango nuko nguko. Ndimo gutaha, umutima wanjye numva urakonje cyane, bwa bwoba buhambaye. Ndavuga ni mama nzamuturuka he kugira ngo mubwire bino bintu? Ni mama wanjye natekerezaga gusa. Ndavuga ni ibi bintu ntago byoroshye. Ngeze mu rugo mbwira mami, ndamubwira ni ntugire umuntu ubibwira, ntago nshaka ko mama abimenya atari njye ubimwibwiriye.
ndibaza niba ibintu ntabwo byoroshye. Mpamagara pasiteri, kubera ko mami yarambwiye ati hamagara pasiteri. Mpamagara pasiteri, pasiteri arambwira ati ngwino tubonane. Ndagenda turabonana, anyigisha uburyo byaramfashije cyane kugeza na n'ubu, uburyo uvangura andi majwi kugira ngo umenye ijwi ry'Imana. Yanyigishije uburyo umenya ijwi ry'Imana kandi ukarikurikira. Nugukora yego mu rusaku. Arangije rero arambwira ati ugende unasibe iminsi 3. Arambwira ngo gusiba ntago biri buhindure mama wawe, gusiba ntibihindura Imana, ni wowe bihindura. Kugira ngo mbese ube wikuraho ibyo bintu byose, ube bisiga inyuma muri iyo minsi 3, ugere hariya weze. Mu minsi 3 Imana izakubwira icyo ugomba gukora. Muri iyo minsi kwa kwanyigishije no kumva ijwi ry'Imana, nzahagera menye ibyo Imana irimo kumbwira. Arambwira ati ntabwo nabikumvira, ni wowe ugomba kubyiyumvira. Byaramfashije cyane. Vuga iti iminsi 3 ndayisiba, na sheri wanjye aramfasha nawe arasiba, dukorana urwo rugendo. Kwiyiriza, narivuze iki? Kwiyiriza. Ndiyiriza iminsi 3. Murakoze. Birangiye rero ndavuga rero uyu munsi ni wa munsi wo guhamagara mama. Imana ni nziza. Imana ntiyigeze imbwira icyo ngomba gukora. Nta kintu yambwiye kabisa. Nta kintu yambwiye. Ariko mfata telefone, ndabanza ndasenga na sheri wanjye, twicaye ku gitanda mu cyumba. Fasha telefone. Ring. Mama wanjye aritabye. Murakomeye mama, turavugana ibiki n'ibiki. Hashize umwanya arambaza tese ubwo amazina y'abana uzayahindura. Ndamubwira ni urimo kuvuga ibiki mama? Ngo none se ntiwambwiye ko wabaye umukristo? Nukuri kw'Imana ntabyo nigeze mubwira. Nari negeranye n'umugore wari umaze kumenya ijambo. Ambwira yuko mu Bami ba 2 chapitre 7 harimo ababembe 4. Baravuze bati nitujya mu mujyi hari inzara, nituguma aha turapfa. Ariko nitujya hariya Abasiriya bashobora kutwica cyangwa bakadukiza. Uko bimeze kose harimo gupfa no gukira, reka tugende. Bafata inzira baragenda. Ababembe 4 baragenda. Abasiriya basanga nta muntu n'umwe wari uri ku birindiro byabo, ingono ziri ku ziko n'ibintu byose bari batunze. Ibi ndimo kubabwira biri muri Bibiliya. Basanga ibyo bintu byose biri aho ngaho, barabifata. Impamvu basanze nta muntu n'umwe uhari nuko Uwiteka yabumvishije urusaku rw'amafarashi n'imirindi y'ingabo. Baravuga bati turatewe, bariruka. Mwijwi ryanjye Uwiteka yabwiye mama ko ntakiri umusiramu. Nanjye nifuza kumenya uburyo uko yabivuze, ariko icyangombwa nuko yabikoze. Ndangije nganira na mama, nashatse no kujya impaka ho gato, nawe ni ibintu bikuye he. Mama arambwira ati ni uzagira umufasha mwiza. Nkubita inkokora ati komeza uganire ibyo bireke.
ati byihorere. Ubwo mama tuganira neza birarangiye, reka tugerageze kwihuta. Bigeze aho ngaho rero mbwira mama ndamubwira nti uriya ntabwo ari mama twaganiraga. Mama wanjye ndamuzi, mfite umubyeyi w'umwana mwiza cyane, ariko mama wanjye ntabwo ajya ararana umujinya cyangwa uburakari. Aho nyine, aho ntategereza, aho nyine. Mbwira mama ndavuga nti mama wanjye uramuzi, akunda mama cyane, uriya ntabwo ari mama wanjye. Hashize iminsi 3 mama wanjye arampamagara. Telefone nayifatiraga, ubwo murabyumva. Mama nuramuka ubibonye ndagukunda. So ubwo nuko nguko byatangiye. Donc urumva muri famille yanjye mfite aba oncle, mfite umuryango munini. So nuko nyine namwe murabyumva uko bigenda. Ubwo nakiriye agakiza, ntangira noneho kumva impamvu utuntu n'utundi. Ndushaho gukunda uyu mugore, ndushaho kumufata neza no kumwumva. Yego, nagakiza. Yaramfashije, agahungu gato kari muri nge kavamo haza umugabo. Nta rugo rutaba rwiza kurushaho. Niba wibwira ko ufite n'urugo rwiza, urugo rwawe rwaba rwiza kurushaho. Ntabwo twari tubanye neza, ariko twarushijeho kubana neza. Ubu turi kumwe kabisa akaramata. Ariko Satani arakomeza akaza n'ibigeragezo. Mu gihe gitoya twari twamaze kugira abana 2 b'abahungu bafite n'amazina y'abasiramu rwose, kandi bavutse ari bazima, nta kintu na kimwe, nta kibazo gihari. Maze kwakira agakiza, mami arasama umwana wa 3. Umwana wa 3 indira akomeza irakura neza. Trimestre ya mbere ya teste bakora barapima basanga umwana azaba ikimuga. Yari afite ubumuga bita Down syndrome. Ni ubumuga butuma ubwonko butadevelopa neza, ugasanga umuntu aratinze, n'umubiri ntudevelope. Usanga umwana afite 96.4% yo kuba umwana azaba ikimuga. Nari mu gakiza, twarabyumvishe turaseka, turavuga tuti ubu rero biratangiye. Twahise dushaka inshuti enye, yari couple, umugabo n'umugore n'umugabo n'umugore. Turavuga ati rero aba nibo bagiye ku rugamba. Ndagusabiye uzagira abantu bazi ijambo muhagararana. Ikindi kintu nshimira nuko umupasiteri wacu maze kwakira agakiza yarambwiye ati wowe ndabona hari ibintu byinshi cyane Imana iguteguriye. Ndagufashe, ngiye kumara umwaka umwe nkwigisha ijambo, njyewe nawe buri wa 4 amasaha 2. Aranyigisha pe, umwaka wose aranyigisha. Arangije kunyigisha arambwira ati genda ujye kwiga imyaka 3 ya Rema Bible College. Sinzi niba muzi Rema Bible College ya Kenneth Hagin. Ndagenda niga imyaka 3. Ubwo rero nsubiye kuri wa mwana, dutangira gusenga. Turasenga nta kabuza, buri gihe tugahura tugasenga. Baza gukora test ya kabiri, barapima noneho basanga iya mbere ari 96.4, iya kabiri basanga ari 96.7. Noneho rero niho banatubwiye bati option zihari nuko mwakura mu mwana. Turavuga ati no, kwa jina la Yesu. Ikintu twakoraga rero, buri joro ngewe na mami, nubwo gose twari dufite ari amasengesho. Ibi ni byiza byo mu gakiza rero.
ibintu by'amarangamutima yo mu bubiri byararangiye. Ubu turi mu gakiza. Twafataga amavuta, nafataga amavuta nkamusiga kunda, tugasenga buri joro, twarangiza tukavugisha umwana, uzabaho. Yego, duhagarara mu marembo, uzabaho. Abantu bazabenya Imana kubera wowe. Uzahagarara mu bwiza bw'Imana, uziruka, uzafata ibintu, uzakora ibintu byose ku buryo nta bumuga buzakurangwaho, nta nubwo buzakwegera. Turatura buri gihe. Twarasenze cyane ku buryo twageze aho twibagirwa nuko ibyo bintu babivuze. Bigera rero aho mami ajya kubyara, reka mureka bari ubivuga. Subijeho gatoya batubwire iyo nkuru. Iminsi ya mbere ibintu bavuze, ya majwi utangira kuyumva. Urashobora kuba utababonaga mbere, noneho utangiye kubabona ahantu hose. Ushizeho TV, bya bintu bakubwiye urabibonye. Ugiye ku internet utangiye. So iminsi ya mbere nuko byari bimeze. Ariko kwa gusenga, babantu twasengana nabo, nanjye nakoraga ama recherche, Imana iza kunyobora ku gitabo kimwe. Very good book actually. Nkunze kugiha kado abantu bose bafite inda, pas parce que ngo bazagira ikibazo, no. C'est parce que ikwigisha kubyara supernatural childbirth. That's the title. Ndakibona ndakigura agatabo gatoya. Mana mberetse ako gatabo. Kari souligné ahantu hose. Afite ama scripture ari souligné. Kandi barakubwira ngo uzabyara nk'umu Hebrew woman. And that's what happened. Namaze kubyara abana babiri, nzi ukuntu ibise bibabaza, ariko wa wundi yaje supernaturally. Nanigise kimwe numvishe. Nagiye amasageze tugenda 18h31. Barana twakira neza, baduha special room. Shiraho muzike yanjye. Reka mpavuge kano kantu. Hari umugore w'umuhindekazi twasenganaga, yari umunasi. Aturatubwira ati nimugera igihe cyo kubyara mugiye kujya kwa muganga, muzampamagare mpite mbashakira makore reservation yo muri 4e etage. Ibi ni ibitaro bikomeye cyane bya Oxford byitwa John Radcliffe Hospital. Noneho tujya kwa muganga, nta nubwo twigeze twibuka kumuhamagara. Turagenda gusa tugezeyo baravuga ngo ibyumba byarangiye, nta cyumba na kimwe gihari. Ariko bareba mama baravuga bati ntago twamwohereza ku bindi bitaro, agomba kuguma hano. Na bya bindi byo muri 4e etage by'aba staff byari byuzuye. Badushyira muri 6e etage, ni icyumba bita Royal Suite. Harimo piscine, kubashaka kubyarira muri piscine. Ntabwo ari yego, batujyana aho ngaho. Hari akantu kameze nka piscine, ni bath ya, ariko nini, ntabwo ari bath nk'izi zisanzwe. Harimo na radio na frigo n'igitanda cy'umuntu uje kuraza umubyeyi. Hari hanini cyane, hari hanini pe. Noneho sinzi ukuntu byagenze, no mu gikapu mami yari yazanye harimo amasede y'indirimbo z'Imana zo worshiping. Naziteguye. Ya, harimo okay. Ubwo hari na radio tutangira kuzishyiramo turumva. Ubwo rero icyo nicyo cyumba yabyariyemo. Kagatabu nasomaga bakwereka ukuntu ushobora no kubyara without pain, nk'aba Hebrew women. Mwibuke ko yavuze ngo twari twibagiye no ya nkuru mari batubwiye.
So ndagenda ndabyara within 20 minutes nabyaye naturellement sans painkillers sans bya bindi byose nagize mbere nta kintu nagize sans déchirer rien. Hanyuma umwana araza aje turibuka. So tangira kureba yo mbega umwana mwiza. Hallelujah. God is faithful. Yeah. Araza n'izina naryo twari dufite ase moment ariko tumva ndambwira this is Noah. Azazana abantu benshi muri ark. That's how I gave Noah. Mpamagara mama wanjye ndamubwira twabyaye na famille yanjye na kintu bari bazi. Izo nkuru nazo bari bazi ariko mama arambwira ngo mwite Yera. Bibiliya yera. Yeah. So nuko nizo miracle Imana yadukoreye ariko kubera twahagaze mu jambo ahagarara ku marembo neza. Uwo mwana yarakuze. Okay, abana bose bagira ubwenge, abana bose. Ariko that one, he is the smartest. Ejo bundi afite 15 ans ubu. Ejo bundi yaje atubwira ngo mama, God talked to me. I want to get baptized. I said, you want to get baptized? You're 15, you know, in our church nagobemera 15. No, you're 13, yeah. You know you're still young. But God told me, I had the voice, Imana yambwiye. Why not? Okay, go and talk to the pastor. It's up to you. Aragenda, avugisha pastor, aramubwira ngo, you know the rules. So what? Yaje gute? Ngo no, I was in class. Yamuhaye rendezvous ajya ku biro ye barahura. Ngo nari mu ishuri numva ijwi rirambwiye ngo you have already received warakiriye ugomba gukora byose nakoze to be baptized. Pastor aravuga ngo wumvishe ijwi ry'Imana ngaya ngo niba ari Imana nta kintu ushobora kubwira, you'll be baptized. Exception gambere mu eglise hari yatusengera umwana wa 13 ans yarabatijwe. What can I say? We serve a living God. Fast forward, reka tukomeze vuba vuba. 3 years ago, arahantu ugera, hari season, arahantu ugera Imana igashaka ko ukomeza ukure. 3 years ago, that's where God brought me muri ministry. Naraje ngewe normalement kamere ukuntu nari meze nari nyine muri yo eglise y'abazungu nkikurikira ibintu hariya ariko kubera turi he's my best friend turavugana byose almost yeah hari umuntu hari ibindi ngira Imana yari yaje no hari umuntu umwe hano wamuinvise, peut-être tu peux parler de ça. OK. Arahari maze arambwira ngo ngo hari ahantu banyemvise ndashaka kujyayo. Ndabwiye what time? Arambwira. Ndabwiye okay, nari ku kazi. Ubwo nkangira uwundi mushuti hariya wantumiraga utu link ngo ndebe nkatu neglige. Ariko ambwiye ngo agiye ahantu bamuemvise. Ndabwiye I have to see where he's going. So ndaconnecta. Nkonecte wanyohereje link. Nkonecte mbona ni hano. Oh my goodness. Mbona ukuntu abantu barimo kuramya. Mbona numva ubuhamya. Actually uwo munsi numvisha ubuhamya bumwe bwankozeho kubera hari challenge narimo gucamo. That's another day y'ubuhamya.
numva ubuhamya buramfasha ndavuga oh my goodness ndeba maze apostle atangira kuvuga akatangira gusengera abana. I'm like this is it. Avuyeyo turaganira wabibonye gute ngo I like it. Sagumugyayo nanyi nza connect. That's how ninjiye muri aya mavuta. Ariko wowe wazaga gahoro ngo yinjiye mu nyenari na giye byanyu byose ni fast track, you know, fast. So ndinjira, and by God's grace hari group itangira hariya mu Bwongereza tugahura ukuntu connectinga hano gahoro. But just to speed a bit the story, ndashaka gushimira apostle. Why? Hari ikintu wambonyemo ngewe ntibonamo. Ndibuka umamagara umbwira ngo Mami, can you be in charge? How? First of all, I don't even speak Kinyarwanda. Ariko Kinyarwanda cyari input. Karaje murabibonye. Undandika byose ndabikora. Harambwira I want you to be in charge kwa ibintu byabaye hariya. Twari muri 21 days tugitangira. Ndavuga okay. Turi mu 21 days turimo kufastinga. Mushubazi asabye to be in charge. Arambwira just be there for the moment. We will restructure everything, but just be there. I trust you. Ndamubwira okay, but I want you to hold me because I don't think I can do it. I said, I know you can do it. Are you happy in this ministry? I said, I love this ministry. Then we are together. And that was it. That was it. Nangira ariko nahamagaye umugabo wanjye. Yeah, I called him. Ndamubwira this is what apostle told me. Arambwira you can do it. You can do it. And you'll do it. Atangira kumbwira ukuntu meze ndavuga ngewe how? Ngo no, you are nuwo muhamagara Imana yaguhamagaye yaba gwabagore. You'll do it. I said okay. So we started. But praise God, we are doing it. Amen. So thank you, Apostle. Seeing what God sees in me. Ukabimbwira. No kubona uyu munsi Apostle avuga ngo mami ndagushaka wowe n'umugabo wawe ngo muze hano mutange ubuhamya. That's okay. I don't say no to her. I can't. After I'm like, how? What? You know? Okay. I'm like, what do you see? Ariko bene data ufite umubyeyi ni ubona ibintu wowe udashobora kubona akabikubwira bigatangira gukura muri wowe until it flourish. So thank you so much. Thank you for trusting us. Thank you for taking us under your wings, under discovering. You are more than just umushumba, urumumada. Imana igumugisha. Yeah, Apostle, nanjye ndagira ngo mbashimire cyane. Cyane kubera kubona mwaremeye umuhamagaro Imana yabahaye. Hari ibintu bavuga mu Cyongereza ngo the help for others starts at the end of your obedience. So aho wemereye umuhamagaro niho umufasho w'abandi watangiriye. Kandi benshi barafashijwe, nanjye narafashijwe kugerageza kurwanya amwe mu marangamutima, guhagarara mu irembo yego as a man of Isaka as well. So mwarakoze cyane Apostle. Kandi ndizera yuko ibyiza biri imbere. Amen. Hari utuntu tugiye kurangirizaho. Ya nabyo biraza. Mbere y'ibyo ngibyo hari ibintu twize mu rugendo rwacu.
ibyo tumaze kubasangiza byatangiye biri mu mubiri, mu isi, harimo n'amarangamutima menshi, tuvamo tujya mu rwego rw'umwuka, kandi Imana yatugiriye neza, yaraduhinduye ku buryo nabo twabyaye nabo bahindutse. Nshobora guhagarara hano nkabivuga ko mpagaze mu marembo. Mfatanyije n'uyu mugore uri mu ihema, dufatanyije kubaka umuryango, twubaka igihugu. Mu bintu byose twabasangije hari utuntu tumwe nka dutatu dushaka kubasangiza nk'amasomo twifuza kubabwira ko namwe niba mwumva bibakwiriye koko mushobora kubikoresha. Kandi turacyarimo kwiga. Simvuze ko ari byo hame, gusa ni ibintu byatubereyeho, twabyungukiyemo. Ibyo nibyo tugiye kuvuga. Ushaka gutangira? So kuri nge icyambere ni ikintu nshaka kubwira ku bantu bubatse. Ikintu cyatubereye umugisha cyane nuko kenshi hari igihe mugira ubwumvikane buke hagati y'umugabo n'umugore. Nubwo ndabizi twese twararokotse, dufite agakiza, ariko natwe hari igihe tutumvikana ku mpamvu imwe n'imwe. Kera twajyaga dushaka gukemura ikibazo ngewe na mami, tukarebana gutya ikibazo kigasa nkaho kiri hagati. Burya iyo ushize ikibazo hagati yanyu mwembi, ikintu mukora ni ukubwiranya, muba murimo gutungana agatoki, vuga uti wakoze ibi, wakoze ibi, wakoze ibi. Ariko ikintu ngira ngo mbasangize cyadufashije nuko niba hari ikibazo turafatana gutya, turafatana nubwo rwose bitari byoroshye. Mami umuzayiraze wanjye iyo yabaga yarakaye, nta kintu cyanjye yumvaga, nta kintu ushaka, n'agatoki kamukoragaho akanyirukana. Ariko ubu Imana ishimwe. So iyo rero dufite nk'akabazo dushaka kuvugana, turegerana, ikibazo kiri hano, n'umwanzi abone ko turi kumwe. N'icyo kibazo dushaka gukemura kiri hariya, tukavugana kiri hariya, hanyuma se hariya urabona nibyo, reka turebe neza. Ariko ukiretse kikazamo hagati, mutungana agatoki. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri cyadufashije cyane nuko hashize imyaka myinshi cyane tujya on a date ngewe na mami. Buri kwezi tugomba gusohoka ngewe na mami. Ukwezi kumwe arategura agahitamo aho tujya, n'ukuntu na activity tugomba gukora, niba hari izo tugomba gukora cyangwa niba ari restaurant akabitegura, ntabwo mbijyamo. Gusa arambwira ati umunsi uyu n'uyu ntuzagera ikintu ukora, tuzagenda aya masaha, ukeneye ibi n'ibi. Nkavuga nti yes mama. Hari igihe date ibana just walk and we sit somewhere, that's a date. Ariko tutavugana ibya facture, invoice, no. We just talk about ourselves. Yeah. Hanyuma ukwezi gukurikiyeho nanjye nkategura. Nanjye nkabitegura, nkahitamo umunsi, nkahitamo n'ikintu tugomba gukora. Hari igihe nigeze gutegura, klima yo mu Bwongereza yari itangiye guhinduka. Sinzi ukuntu byagenze, numva ndavuga nti ariko hariya hari akantu k'agasozi gatoya uwajya kukazamuka. Ndamutumira, turagenda dufata breakfast ahantu muri restaurant mu hoteli y'Abanyamerika. Breakfast nziza cyane, twari twanazindutse. Ubwo turagenda tujya kuzamuka ka gasozi, ntabyo yakunze. Ariko twarabikoze. Kubera iki? We are committed.
niba wemeje ikintu ujye ugikora nk'umubyeyi, kubera uba wigisha abana yuko ntabwo ugomba kugivinga up, ugomba gubikomeza. Ikindi cya gatatu nuko ubu ngeze ku bana, noneho buri gihe duhora twibutsa abana yuko urushako rwacu ni imbuto ku bana bacu, ni imbuto bareberaho uko bashaka n'uko bubaka, kugira ngo nabo bizababeremo umugisha. Muri iyi minsi hashize une Jafari ari ino muri Afrika, inanedmi nge ndi i Burayi, long distance ya, ariko Imana ishimwe ko dufite telefone, tuba turi en contact chaque jour. Ahantu nshimira Imana cyane cyane ni hahandi ahagaze neza mu marembo. Dufite abana batatu bose, twese dufite WhatsApp ya famille, ariko buri mwana afite WhatsApp ye natwe. Iyo WhatsApp afite umunsi ku buri mwana asenga, agakora audio amusengera, amwatura w'amagambo buri munsi. Nanjye mfite umunsi wanjye kandi tuba tuganira. Ça veut dire quoi? Ahagaze neza, even if ari kure, ariko arimo gukora umurimo. Mwumva rero ko ari ikintu cyiza cyane, yenda mwebwe mubana n'abana banyu no kubasengera. Turimo kuvuga mu busanzwe turabasengera buri munsi, ariko uwo munsi nagiye mfataho kuri buri mwana nuko umusengera nk'icyo Imana imubonamo n'icyo ijambo rimuvugaho. Ntashizemo yuko atakora devoir, ibyo ntago bizamo muri uwo munsi. Uwo munsi nuwe nukwatura, nk'ukuntu na mami nawe afite umunsi we nawe mwaturaho, nka musengera ari we mvugisha, ari we mvugiraho specifically. Ikindi ndumva ari ibyo, masaha yagiye. Hallelujah. Mumbabare munyihanganire. Hari ikintu uri kuvuga? Yego. Hari ijambo nashaka gusangiza nkomeza, ni ijambo ryamfashije cyane, riri muri Philippiens 4:8. Ryo nakoresheje hahandi ibintu ntabonaga byiza nishimiraga ku mutware wanjye, narabimagnifiyaga, ariko nkura n'iri jambo riramfasha. Iri jambo riravuga, ndaza kurisoma mu Cyongereza, ngo finally brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good reports, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. That's what I started meditating ku Jafari. Buri gihe nka medita kuri ibyo bintu byiza mbona, bya twatuntu nishimiraga tugenda tuba dutoya. So niryo jambo mbasigiye. We have everything in Christ. Ntabwo narangiza ntashimiye umugore wanjye. Maze hafi imyaka 2 tutari, naje gukorera i Buganda, hanyuma n'ubu ndi hagati y'u Rwanda i Buganda na hano mu Rwanda. Baby, warakoze kunyihanganira, warakoze kuba mu ihema kureba abana, warakoze kunyihanganira no kunkavaringa aho ntari kubana, warahambereye, warakoze kwihangana. Ntago byoroshye kuba uri hari i Buraya mu mbeho no kujya mu kazi byose utari kumwe, nta mufasha mufitanye mu rugo.
mu busanzwe ukuntu twabanaga twarafashanyaga byose, guteka ndateka, ibintu bijyanye n'imodoka ikeneye service ninjye wabikoraga, ibintu by'inzu hari ibintu byapfuye, ariko ibyo byose hari igihe ampamagara ambwira ati imodoka yananiye sinzi ikintu nkora, nkamenya imodoka ni nzima ntacyo yabaye, nkahita mpamagara umukanishi ndi muri Afurika akagenda akayifata akayimukorera. Warakoze kwihangana, uri imfura pe. And I love you so much. If I have to marry again, I will marry you twice. God bless you. I love you too, baby. I love you.